tujye kwakira abantu batatu badanje. Ladies and gentlemen, umuntu wa mbere ngiye kwakira yitwa Tony Inganji n'umu VIP. Ladies and gentlemen, put your hands together for Tony Inganji. Yize icungamutungo muri gereza Kimihurura. Umuntu wa kabiri yitwa Felicien, ni CEO wa Access Transport Company. Urumva ukuntu nsigaye nzi kuyobora amanama. Amashyi menshi cyane kuri Felicien. Ntabwo ari kazi ni kazi. Uyu ni umu VIP. Hari umuntu avuze ngo aba VIP mwitwa VIP ariko Gahera ari mu Rwanda. Ngiyo ko Kigali yagiye hanze ngo mujya kumwera mu gisimenti ngo yaza bukajya Marriott. Amashyi menshi cyane kuri Tony. Sasa mfite tubazo dutoya. Tony uzi ibintu byinshi. Ngewe nkuzi nk'umu public speaker, entrepreneur, salesman, ibintu byinshi. Ubundi Tony akora iki? Kwanza mbaje kubasuhuza, muraho neza. Muri iwacu dukunda gusuhuzanya ngaba VIP muraho. So nukuvuga ngo nge amazina yanjye nkuko yabivuze nitwa Tony Inganji. I do public speaking training, ibintu bijyanye no kuganira no kuvuga imbere y'abantu. So nge nibyo nkora. And then part time nkorana na team ya Coach Gael ari ikora ku Isibo TV ikiganiro kijyanye na business. Aricyo cyaba VIP TV gica kuri YouTube na Isibo buri wa kabiri. And then from there nkaba ndi umuntu, a human being. Ni ibintu bisa. Amashyi menshi cyane ku muntu. Hano turi kumwe na Felicien ni CEO wa Access Transport Company. Nawe mu entrepreneur wa mbere wahaye abakomedi amafaranga menshi. Haye Zubi comedy bifaranga byinshi. Felicien party Access. Felicien akora ibintu byinshi bibi. Muraho neza. Nkuko Merci yabivuze nitwa Felicien Nkunzimana. Aba mu buzima busanzwe ndi umucuruzi. Mfite company nyine yitwa Access Transport Company n'ibindi byinshi bigendanye n'ubucuruzi. Tujye kuganira ku kantu gatoya. Tony aradefanda uruhande rumwe na Felicien defanda urwe. Muri iyi minsi ngiye nabuze abaterankunga. Reka dutanga ubuhamye. Mu by'ukuri ko mureba ngewe ni Genzi gusa. Hari ikintu kiri mu rubyiruko cyo kubura akazi, ndakeka twese tubizi, kubera ko ababosi ntabwo bakitwizera ngo baduha akazi, kandi twe twizeye ko dufite potential. Noneho n'urubyiruko ugiye kuvugira urubyiruko, hari abantu tugenda nk'ababizi, hari n'abandi baba babizi ariko ntibagere aho ubumenyi bwabo buri cyangwa bukenewe. Noneho na Felicien aravuga impamvu batakiduha akazi, baduhera amafaranga, ngiye mumbwira zigaye menye ngo ndajyahe. Felicien, kuki mutakitwizera nk'urubyiruko, kuki mutatugirira icyizere ngo muduhereze nyine challenge turi guhura nazo, mwe mwahuye nazo mutaratera imbere? Urugendo rwo gutera imbere ni urugendo rurerure kandi rusaba imbaraga nyinshi. Ndatekereza ko iyo umuntu akoze cyane agashyiramo n'ubushake, igihe cyose ashobora gutera imbere. Tony, kuki tutari kubona akazi twese nako abagashaka? Well, nge ntekereza ko ari ibintu bibiri. Uraza kumbabarira. Ntekereza ko ari ibintu bibiri. One, hari ibiri kuri kote y'abantu bafite authority, ariyo kote uhagarariye Felicien. Hari na kote yacu, sibyo? Kuko hari syndrome ikunda kuvuga ni nk'icyorezo navuga, dukunda gushyira nyine impamvu zose ku bantu twe tukazikuraho. Kandi nyamara Felicien agiye kwangaje asohoye uyu munsi agasohora post 3 avuga ati nyereye abakozi batatu muri department ni hari abantu runako bukeneye, right? Yego. So no kuvuga ngo hari kote njewe nk'urubyiruko cy'abagenzi banjye bari hano ugomba kuba warakoze kugira ngo ninjye imbere ya Felicien abone ko nyikwiriye. Amashyi cyane kuri Tony Inganji. Felicien, no urabona ikibazo kiri he? Uyu munsi niba we babonye bagize views 1000 arumva nawe yabikora. Kubera iki ntago bari gushaka kugira creativity kugira ngo akore agira umushinga ya ufatika yaza gupresenta wa mushoramari. Even n'uyu munsi Merci naza arakubwira ngo ndashaka ko dukorana, turakorana gute mu kwamamaza? Ese uzamamaza gute? Yaje imbere yawe nta kintu yateguye gifatika cyo kukwereka, akakubwira ngo ibintu byacu birakunzwe. Ufite abantu bangahe bagukurikirana? Ntago azi umubare.
ndetse n'uyu munsi tuvuge no ku rubyiruko ubwanyu umuntu arakubwira ngo aje kuguha support hano muri Genzi akaza avuga ati merci turaziranye akinjira atishyuye kandi wenda afite ubushobozi bwo kwishyura namuhaye amashiboka ya support yaje kuguha ni physical appearance yo kuvuga ngo nitubona bamenya nk'umustar hano ukumva ibyo bintu birashimishije. Okay, birashimishije ko abantu benshi bamuzi ariko nta support ifatika yaguhaye y'amafaranga kandi ntabuze bitanu. Abo mwiganye tuje gusupportinga merci ugasanga iyi sare yose yinjiyemo abantu baje kugusapotinga ariko batishyuye. None se bwa bushobozi bwo kuzamurana buzava hehe? Ikindi urubyiruko rw'uyu munsi aho gufatanya mujya nko guhangana ugasanga uyu munsi ntago watumira undi mukomedi ukomeye hano kuri stage utamwishyuye kandi nabona ko ibyo winjiza bitamwishyura. Navuga ati wenda reka nze supporting merci iyi industry turimo izamuka ibanze kundwe ejo nawe nantumira nzagenda kumufasha. Ahubwo nkuko hari wabivuze ugasanga umuntu izina ryarenze ubushobozi. Uyu munsi abastari bari mu gihugu ni babantu bagenda n'amaguru inkweto zahengamye gusa ni umustari kuko yashoboye gukaraga umusatsi atakarazi kofi icyo gihe noneho umuntu naza akaguhinguka imbere physical appearance y'ukuntu mureba uravuga se ubundi uyu muntu product yanjye haraho yayigeza. Niyo mpamvu uyu munsi abashoramari wenda muri art bari gutinya kuko nta kintu gifatika murimo muzana. Even namwe gusupport buri wese kugira ngo aguhe support araza azi ko mwiganya aze yahamagaye usange abantu buzuye sara ariko batishyuye. Even namwe mufite uko mwica business yanyu wenda ukoresheje igitaramo nk'iki nishyuye muri VIP utumira abantu 50 batishyuye uzubicaze kuri ya matebo kugira ngo barebe yuko winjije amafaranga menshi kandi nyine nayo ndabibona ko giye nishyuye ntago mwampaye agaciro. Noneho wa muntu waje usanga ama invitation aruta abantu bishyuye iyo industry nago yatera imbere. Niyo mpamvu uyu munsi mugomba kugira creativity mukagira na projet zifatika ku buryo nujya no kwipresenta imbere y'umuntu ubu bishyira mu buryo bw'imibare. Avuga ngo niyo uje muri access wenda nkaguha miliyoni 5 ese ngenzungukira hehe? Ashufite abantu bagukurikirana bangahe? Iyo mbonye ejo bundi nta income yaje kuko twakoranye ntago nzongera gushora. Ikindi urubyiruko rwakagombye gushyiramo imbaraga kugira imishinga itari copy paste. Kuko wenda uyu munsi nkanjye ntangira access ntago nari mfite amafaranga ariko nari mfite umushinga. Uyu munsi mpamya ko iri muri company nkenye mu gihugu zikora transport kandi zikomeye. Yes. Amashyi menshi kuri access. Merci. Mbere ko komeza nagira ikintu nongera ku binavuze. I have 2 stories. Ndashaka kubabwira inkuru ziri real. Ibintu nzi. Muri 2020 narindi ari akazi nakoraga kahagaze ngubu ko gutegura ama conferences. Merci warabizi. Icyo gihe nari nagira umugisha wo kujya muri Zanzibar muri Tanzania. And then mu gihe narimo ndatembera akazi karangiye uri muri ibo umukire tujya mu bwato. Najye mu bwato buciriritse cyane abandi bari kuroberamo. Ndambwira ndaguhereza amashiringi make ya let me reka ngiri experience yo gutembera muri ocean. And then nicaramo agenda roba and then nanjye nicaramo. And then yarafite basket igitebo kirimo ubusa. And then atangiye kuroba ntago baroba amafi gusa ahubwo baroba n'ibintu byitwa crabs. Crab byitwa gute mu Kinyarwanda? Crab bya bintu bigira bifata gutya. Yeah. Okay. Yeah. So and then okay. Tubyita kari ibintu bifata gutya nyine. Yeah. So akaroba kimwe
kikazaya buri kanya gisimbuka kikavamo, and then we ndamubaza kuki gikomeza gisimbuka kikavamo, uracyura bingahe, and then arambwira icyo ndwana nacyo gusa no kugezamo icya kabiri, kuko ningezamo icya kabiri birarwana, kimwe kirajya gusimbuka ikindi kikimanura, ikindi kijya gusimbuka ikindi kikimanura, bibaye bibiri gusa, that's enough. That moment it hit me, ndavuga iyo niyo ndwara dufite nk'urubyiruko. Numva ko niba Merci abonye opportunity nk'iyi kugira ngo nicare kuri iyi ntebe ari uko mumanura nanjye nkayicaraho. What we don't understand nuko nayicaraho ara creating opportunity y'abantu batatu bazi bandi bayicareho. Ndabahereza urugero, ni bangaye muri twebwe bakoresha WhatsApp by show of hands? WhatsApp. Okay, ni bande bakoresha Instagram? Bamenye ukoresha iki? Let's be honest, ukoresha iki? Byose urabikoresha. Okay, muri uyu munsi Merci afite show nagayipostinga kuri Instagram na WhatsApp. Nagari we creating, right? Hari umuntu wicaye hariya a creating your platform, twese turamukurikira, twese tukabiboneraho tukaza. Does that make sense? Turi kubyumva? So nukuvuga ngo ikintu tutumva yararimo aravuga gikomeye cyane nuko gusupportinga mugenzi wawe akagira hagera, nawe ubwawe bizagucreatingira opportunity yo kugira ngo winjire muri your room and then you scale. Yes, ahubwo twebwe twumva ko tumeze nka za crap, turamanurana mpaka to you understand. That's story number 1. Story number 2, ngo hari umunsi umwe umwarimu yarari mu ishuri, and then umwana umwe witwa Killaman arataha, araza aravuga ngo banyibye isaha. Umwarimu aravuga ati uyu munyeshuri afite isaha nziza, ninde wayibye man? Ninde wayibye? Aravuga ati uko biri kose nta numwe wavuye hano nkuko twahita dufunga hariya. Avuga ati mwese mugiye gufunga amaso yanyu, mwese muhaguruke, buri wese ngiye gukora mu isakoshi ye no mu mufuka we, ndebe umuntu wibye iki iyi saha. And then umwarimu agenda akoramo, abana bafunze amaso mu byibuke, nta numwe uzi ngo niba yifatira hano, niba yifatira kwa Edi ndabimenya, cyangwa niba yifatira ku wundi muntu ndabimenya, bose bafunze amaso. Umwarimu agenda akoramo, ageraho ayigwaho, arangije avuga ati mwese mufungura amaso, isaha ngiye. Nta numwe uzi aho yageze gute yayikuye, sibyo? Haca imyaka 30 wa mwana wari wibye ya saha kubera ikimwaro aza kujya muri event nk'ingi twaje mu agents, asanga wa mwarimu we wamusanze yibye isaha ntiyamutaranga niwe nyiri event. Arangije aramubwira ajye kumusuhuza nkuko event yabirangiye hano turi gusuhuzanya. Arangije aramubwira ati teacher thank you so much, warakoze cyane ko utarantaranze kandi ari nge wari wibye isaha. Umwarimu aramubwira ati se yari wowe? Aramubwira no, how come? Nago wambonye se? Aramubwira ati oya, kuko igihe nanjye nari ndi kubasaka amaso yanjye yari yafunze. You understand that? Kugira ya nibanga muri aka kanya nkotoye hano mwaseka kuruta uko natera black. That's the nature y'abantu dufite uyu munsi, guseka ibibi cya kwishimira ibyiza cya gusakuza ibibi kuruta uko twashimira bino bito byiza. Amashimwe cyane kuri Tony. Turi kugana ku musozo, noneho ndashaka ko ngira akantu gatoya. Ibyo ari byo byose wenda katuvuge kuri iyi industry ya comedy. Ibyo ari byo byose gushyira hamwe n'imbaraga, kandi kugira ngo izamuke nuko mwese mwigira gukorera hamwe. Abo tuvuga ngo na star mu Rwanda, hari ukuntu uzi ngo ugiye muri bisi ngo izina ryawe ryaba ritaye agaciro, warangiza mu gitondo ugahamagara babaturage b'abanyarwanda utigeze wiyegereza, ukavuga ngo nibaze muri show yawe, nyamara babantu ntibakuzi. Abantu bose bakoresha wenda social media ntabwo ari benshi cyane mu Rwanda, nubwo barimo bagenda biyongera, ku buryo nujya kuvuga ngo Kiramani wenda afite show, uwo muntu wenda ni n'ubwa mbere mwumvise. Niyo mpamvu mugomba nanone gukora ibishoboka byose mukegereza bya bikorwa byanyu ababigenewe, aho kugira ngo wumve ngo nimpura n'abaturage ngo izina ryanjye riraba ngo risuzuguritse. Harimo benshi bahitamo no kugenda ninjoro ngo abantu batabamenya ko ngo badafite imodoka, ukibaza, cyangwa se umuntu agashaka kugira imodoka atazabasha kugurira amavuta, akajya agenda
nabwo nta mavuta ibyo bintu byose rero ni ibintu byinshi byo gukosora, mukagira association yabibahuza, mukagira ijwi rimwe rishobora kubavugira ku buryo nimujya gukomanga hataza abantu benshi. Umunsi haje Merci, ejo haje Bamenya, ejo haje Kiramane, ejo haje Zubi, ku buryo muvuga ngo ese nta kintu kinini twakubaka ku buryo niyo twakora show ebyiri mu mwaka ariko twazikuramo amafaranga afatika, tukabasha no kuba twakaprocinga abo bashoramari bakaza. Ikindi kamuvuge ngo nago muzi gutumira, oya murambabarira kubera iki, aho kugira ngo ugomba gutumira aba bantu bafite ubushobozi bwinshi, ukagerageza uburyo binginga ukabagezaho ibintu byawe bibera, kandi nyine ukababyaza umusaruro. Bivuze ngo ufashe MC umugize umukomediye n'ubundi ni byiza, ariko shaka umuntu nyine uzi kubyaza abantu umusaruro. Uhamagare Bamenya, uhamagare Felicien, uhamagare n'abantu bose batumiye. Buriya abanyarwanda dufite uburyo tugiramo no kwiyemera no gushaka guharanira icyubahiro. Nimpagarara hano ntago nzahava wenda ntatanze 200 cyangwa 500. Agiye kubitanga uko bamashiwe. Nituba turi abantu 10 dushobora gutanga miliyoni iruta amafaranga winjije muri yo ya matike watanze. Iga guha invitation abantu banyabo. Wihamagara ba bantu mungana bose ngo bahe invitation, ngo uvuge ngo wenda ngo show yanjye niba mu muhanzi runaka ngo nibwiriwe bifite agaciro, babahanzi ni byiza niba go supporting yishyure na make ariko yishyure. Ariko invitation uzihe ba bantu mwe mufite n'umuntu wo kubabyaza umusaruro, babute wenda tubonye Ndori hano nazi Imbere, tubonye wenda akanaka wa company runaka nazi Imbere. Ibi bintu wabibonye gute? Se ntacyo wabishyigikiramo. Ni ntanga 200 uri hirya y'abate ubwo access tanze 200 kantange 500. Tuzajya kuvaho, dushobora no guhindura uburyo ukavuga iyi show ntiwayikunze ntago wayigura, ntabwo ntishore kanyigure miliyoni, tukajya muri competition yo kurutanwa kuyiha agaciro. Ariko uzasanga sare yose abantu mwatumiye ukoze show nk'iyi turatashye nta n'ibihumbi 500 byavuyemo. Ntago iyo industry yatera imbere, ahubwo mwagerageza ubundi buryo bwo gutegura no kumenya kubyaza bwo gutanga aba bantu mwatumiye kubabyaza umusaruro. Ikibazo abo nsigaranye ni ibitangaza. Abashyi benshi cyane kuri Felicien yavuze ibintu byiza gusa. Tony nawe agira icyo wongeraho gusoza ku bintu Felicien yavuze. Ubwo ni ku bintu byo kwitanga. Merci rero. Muvandimwe. Mubwire. Okay, I'll do this. Abantu muri nje nababwiye ko akazi kanjye nkora ari Murakoze, nitwa Ndayisenga Eugene. Nakunze ikiganiro mwagiranye aho ngaho. Ni n'ubwa mbere mfashe mikora hangaha mu minsi yose nahatambutse, ariko straight to the point ndashaka kubaza uhagarariye Access Bank cyangwa se akabariye Access Transport. Okay. Mfite Urujye gusaba inguzanyo. Imyaka yanjye mfite yinyemerera banama menshi cyane abayari bank. Ikintu ushaka kumubaza ambwira icyo gitekerezaho. Abantu bafite business batoya ari bo Tony njyewe cyangwa Merci, n'abantu bafite amafaranga, kuko kugira business so about idea, n'abantu bafite amafaranga ari bo ba Access n'abandi nkawe. Ikintu cyitwa conflict of generation ukibona gute? Kuko umuntu nka Merci w'imyaka 23 kuko niganye nawe ndamuzi, aguhagaze imbere uko nkureba uko byaye kose imyaka yigiye hejuru, ibintu ari buze kubavuga uraza kubyumva gute? Kuko mu Rwanda hari ikibazo
ari nayo mpamvu nsaba wowe na bagenzi bawe, harageze ko nubwo Merci yaba yakreatinze Gens Comedy yakoze ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo akanya tuwe twicaye ahangaha nakugera imbere. Nubwo business ari win and win, ariko tekereza ko umuntu kugeza imbere n'imyaka 23 afite, noneho umufashe kwameliora ibyo bintu bye ku rwego nk'urwo wari murabivugaho ahangaha, noneho ayo mafaranga azagire gute aboneke. Ariko icyo nshaka kubaza straight, conflict of generation uyibona gute? Kuko abantu bafite amafaranga n'abayakeneye ngo bayakoreshe harimo gap nini cyane, hazamo iyo conflict, wowe uyibona gute? Nicyo kibazo cyane. Murakoze. Urakoze cyane. Kamvuge ngo umuntu ufite amafaranga mbere na mbere atinya guhomba. Ukurikije amateka y'abanyarwanda benshi ntago tuba twaravukiye muri bya bintu dufite uyu munsi. Buri gihe uhora wibaza, ese amafaranga yanjye ninyatanga ngasubira inyuma byagenda gute? Noneho na wa muntu ukuje imbere nawe mu by'ukuri umurusha ubwenge mbere na mbere, kuko wamutanze muri business, umurusha n'ubukuru, ariko nanone ese icyazanye cyo kirafatika. Iyo umuntu azanye projet ifatika, ikindi uyu munsi imbogamizi urubyiruko rutera izo conflit de generation, ntago mutegura imishinga y'igihe kirekire, mushaka amafaranga y'ako kanya, kandi amafaranga y'ako kanya ntago aramba. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu naza akakubwira ngo wenda arashaka miliyoni 20, uramubaza ugiye kuzikoresha iki, usanga umushinga afite nta nubwo ushobora kuraninga byibura imyaka 2. Uwo muntu ntago ashobora kuguha ya mafaranga mbere na mbere arabona yuko utayakwiriye. Ikindi cya kabiri, uburyo we urimo umwereka, hari ukuntu mu mvugo y'uyu munsi muvuga ngo ngiye kumutera igipindi. Uwo muntu kugira ngo agere ku rwego, wenda nitanzeho urugero, mve wenda ku modoka imwe nzamuke ngeze kampani wenda ku modoka zirenga 50, nuko mba narakoze cyane, kandi ntavuze nawe uba warabeshye n'abandi bantu benshi, uba uzi ibinyoma byinshi by'abantu bakunyura imbere bashaka kugukuraho ya mafaranga. Noneho wa muntu rero yaje kukubeshya, rijya kubeshya nk'ikintu wenda we wabeshye nyuma y'imyaka 20 ishize, bivuze ngo kugira ngo mwumve biragoye. Niyo mpamvu navuze ngo mukora imishinga ifatika kandi y'igihe kirekire. Imishinga mitoya y'urubyiruko rw'uyu munsi, umuntu arakubwira ngo wenda nje kureba mfite channel ya YouTube, nshaka ko dukorana. Kamwese channel ya YouTube ubundi tubare ko utanabizi ikora ite, ngo giye ngo nze ngo abantu bazagukurikira batangire kuguhamagara. Banza ukore business start, uvuge se ubundi umuntu ngiye kureba akora iki, akeneye iki, ngiye kumushyiriye point. Niho conflit de generation rero iza. Urashaka kubwira umuntu mukuru ufite amafaranga, wenda wanahombye utinya igihombo, umubwira umushinga udafatika kandi w'igihe gitoya. Niyo navuga ngo urubyiruko rukore projet z'igihe kirekire, kugira ngo nyine n'abashoramari bagire gute babizere. Urakoze cyane. Umuntu wageze ahangaha, Gens Comedy wayibonye uti? Kuko imaze hafi amezi agera mu 8 itangiye. Urakoze. Ni projet nziza, ariko kamvuge ngo itarimo ubushobozi, kubera ko ntago uzatumira wenda wa mushoramari ufite amafaranga ngo azasange mwamwicaje mu ivumbi no mu bitaka, umubwire ngo ubutaha azagaruka. Inatiri. Niyo mpamvu mvuga ngo nyine mukeneye gushyira imbaraga hamwe, kugira ngo nimutumira umuntu mbere na mbere, uko abanyarwanda duteye dukunda kuba turi ahantu heza, hari ibintu bitandukanye. Niba ushobora kuza hano ukaba utabona ikawa, utabona wenda ibyo wifuza byose, kandi nyine niba twaje muri comedy egare kwishimisha, mbere na mbere mugomba kugira creativity ziri hejuru, aho kugira ngo wenda ihora ibe buri kwezi,
ikaba mu mezi abiri ariko ikaba ari ikintu gifatika gishobora kwinjiza birenze uko biri. Ikindi nakongeraho mukanongera ya content mugiye kubwira abantu, kubera ko hari igihe ushaka kuvuga comedy ya brag uteye umuntu ntiyumve meaning y'icyo ushatse gusobanura gifatika. Ugomba kumenya ngo ese brag ngiye kuvuga ni ihe generation igenewe, kuko ushaka kuvuga ikintu gituma wa muntu atazagaruka agafata comedy nkaho bakoresha imvugo nyandagazi. Ugomba kumenya ngo ese niba ngiye guhagarara imbere y'abantu ubundi nihe brag ngiye kubatera, irimo ubu irihe somo, ku buryo na ya content nuyishyira umuntu akayumva atagira isoni yo kuyireba ari iwe ndayicaye n'umugore n'abana mu rugo, kuko azi ko nta kintu kibi kiri buzemo. Hari ibintu byinshi umuntu yakora bigatuma yashoye izamuka, ariko nyine bisaba imbaraga nyinshi kuko n'abantu benshi ntago baramenya comedy ngira ngo mu gihugu. Ibyo tuzakomeza tubikore mpaka babimenye, ni ku ngufu. Reka twakire ikibazo cya nyuma. Sawa, murakoze. Nitwa Yoweri Murix. Ikibazo nshaka kubaza, ndabaza uyu boss, access transport nashaka ngusobanurire ikorera hehe, ese mukora ibijyanye n'iki? Ko muri transport harimo ibintu byinshi njya biza abantu benshi baranga shaka ko batabisobanukiwe neza. Ikindi kibazo, ikintu wakomejeho cya physical appearance, hari ukuntu aba boss ukimuturuka imbere akubona atarumva n'amagambo yawe cyangwa se n'umushinga ufite akaba yagusubiza inyuma. Ikintu numva yuko aba boss nubwo muba mufite amafaranga ariko banza wumva umuntu ikintu cyamuzanye mbere yuko mwirukanza ako kanya. Murakoze. Murakoze cyane. Access Transport Company ikorera hano i Remera hafi na Grand Legacy Hotel ku muhanda w'amabuye ujya ku murenge wa Remera, hagati ya station Kabiri bari kuyivugurura ngira ngo ugiye kuba Rubisi na Grand Legacy. Twebwe transport dukora ahanini cyane dukora amasoko ya leta n'ama NGOs. Tugiramo wenda n'imodoka z'abageni na self driving ku bantu bake na bake batari benshi, ariko imodoka nyinshi tuzikoresha mu masoko ya leta ubwoko butandukanye, guhera ku mavatiri, amajipe, amabisi, imodoka nyine zose ziri karento. Kandi dufite ibyangombwa byose, lisansi za rura, of course business bayanditse, ariko nuko nayivuze nyine nawe muzadusure, ndabizi ko ari business uzahagera ukahabonera irindi somo. Murakoze. Bamenya reka Eddie abaze nawe tubaza tubisoreze. Nitwa Eddie Robert, nkorana na Tony mu VIP. Murakoze. Ari umuntu wambaje ngo wa VIP ko bicaye hasanzwe. Nabwo yatanu mu VIP yicaye hahita wa VIP. So hari akantu ashaka kongeraho, in industry turimo ntago hagira akantu nunguka ngo sinkabasangize kandi turi muri environment yo kwiga. Hari ibintu bibiri Felicien na Tony bari kugarukaho cyane, ikintu cyitwa investors n'ikintu bita entrepreneurs, right? So hari ibintu bibiri bigendana. Nujya kuganira na investors bazakubwira ngo where are entrepreneurs, nujya kuganira na entrepreneurs bakubwira ngo where are investors, right? So kuri buri ruhande aba entrepreneurs barimo barashaka aba investors, ariko at the same time aba investors bari gushaka iki? Aba entrepreneur. So ikintu nshaka kuvuga ni ikintu gikomeye cyane cyane ku ruhande rw'aba entrepreneurs, ko nitwe tutabyumva cyane. Amafaranga umuntu akwinvestingamo ni gake cyane, umuntu akwinvestinga amafaranga yo gutangira. Investment ntabwo ari yo gutangira ibintu, ni yo guscaling ibintu, right? So nk'iyo Merci aza agatanga igitekerezo akavuga ngo nshaka amafaranga yo kwinvestinga muri Gen Z, ntabwo twari kumwumva. Ariko now that tutangiye kubona ibibazo ko twicaye mu ivumbi, demand y'intebe irahari kandi ntazihari n'ibiki, so icyo gihe investor ntago akumva nk'umuntu urimo urashaka amafaranga yo gutangira ibintu, akumva nk'umuntu ugeze ahantu ufite demand ushaka guscalinga, right?
so ikintu nshaka kwencourage rero my fellow entrepreneurs turi gukora ama business ni ukureba ngo what do I have, how can I start with whom, sibyo? So start small, think big, scale fast. That's the way to go, right? Abakire abakire